umukunzi wanyeganyeshe inkingi Abisraeli walikuwa miaka 40. Abisraeli walikuwa miaka 40.
bageze aho bagera mu gihugu kibabwamo n'abantu barya abantu bageze aho bagereye ku mugabano w'igihugu cy'Ikanani. Ukomere umwuka wera amashyi menshi mu izina rya Yesu. Icyo nshaka kuvugaho ku ijambo rito, Imana yacu ni Imana y'igitangaza. Imana yacu ni Imana y'igitangaza. Niba bandika amatwi y'ijambo bari kwandika, Imana y'ibitangaza. Igitangaza cya mbere mwasomye mu gutegeka ku gice twasomye cy'umunani uhereye ku murongo wa kane. Umusomyi najyamo yadusubiramo umurongo kamwe. Imyenda yawe ntiyagusaziragamo, kandi ikirenge cyawe nticyazimbaga muri iyo myaka uko ari 70. Ngaho mushyire muri sare. Ni ukuri kose mushyire mu mutwe wa sare usenga ubwenge bwawe mu musanzu. Imyenda wongera birafite. Imyenda yawe ntiyagusaziragamo, kandi ikirenge cyawe nticyazimbaga muri iyo myaka uko ari 70. Ikindi nagira ngo mbabwire murebe hano. Abantu bicaye mu ntebe zimwe. Aho abantu bahagurutse mwicaye. Wikorere. Abari aho ngaho. N'abari hariya mwigire hafi. Igitangaza cya mbere mwasomye. Abantu mu rugendo rw'imyaka 40. Imyenda itagira ite itabasaziraho. Ikindi ahantu ho bagenda murakazi mwe mu muntu utari wamwe murabugeraho tukora wenda bamwe mwarabwize muri history. Ni ahantu h'umusenyi. Ikindi ngira ngo mujye ku rugendo rw'umusenyi. Urugendo rw'umusenyi niba muzi ahantu hamwishe kugenda, ni ahantu h'umusenyi. Bivuze iki? Urugendo rw'umusenyi iyo ugiye kilometero kimwe uba usa
kugenda. Icyo bereka kimwe mu butayu haba hari ubushyuhe kubera umucanga uba warakuriye izuba, ubwawe burashyushye n'ikirere kirashyushye, ntaho kugama izuba, ntaho kwicara, umucanga wonyine uba umeze nk'umuriro, uba wakuriye izuba imyaka n'imyaka barabihunitse hasi, no hejuru haba hari ikintu kimeze nk'ikibatsi cy'umuriro. Igitangaza cya kabiri, haleluya, haleluya. Igitangaza cya kabiri kiri ku gice cya 13 wa murongo twasoma wa 21. Uwiteka ku manywa